Kuva telefone yavumburwa mu myaka y'igihumbi magana inani yakunze gufatwa nk'igikoresho cyagenewe koroshya itumanaho hagati y'abantu bategeranye, ariko hari n'ibindi byinshi yakora utabanje kujya kubikoresha ahandi. Ushobora kuba ushaka kugura igikoresho runaka kugira ngo kijye kigukorera akazi ukiguriye, ariko nyamara hari ubwo telefone yawe ushobora gukora nk'ibyo icyo gikoresho ugiye kugura cyagakoze ukoresheje iyi telefone yawe wiguriye. Niyo mpamvu rero hamwe na RW-KIGALI TV nkuzaniye ibintu 8 ushobora gukoresha telefone yawe bamwe bakeka ko bitanashoboka. Tudatinze ndahera ku mwanya wa 8 nkubwire ko telefone yawe ishobora gukora nka telekomande. Mu gihe wateye telekomande ya televiziyo yawe cyangwa se idakora neza, ushobora gushyira muri telefone yawe application zitandukanye zirimo n'iyitwa Universal TV Remote Control, maze ukabasha kuyikoresha mu gucana, kuzimya no guhindura amashene kuri televiziyo. Iyi application rero yagufasha niba telekomande yawe ikunda kugira ibibazo byo gukwama cyane, kinyinshi zikunda gupfa ugasanga abantu babuze uko babigira. Nyamara iyi application yitwa Universal TV Remote Control ishobora gukora nka telekomande y'iyo televiziyo yawe. Tudatinze ku mwanya wa 8 kwa 7 ndaza kubwira ko ushobora kwatsa imodoka yawe ukoresheje telefone. Wakaza uti ni gute bikorwa? Vipa Smart Start ni application ishobora gusimbura imfunguzo z'imodoka yawe mu gihe wazitaye, mu gihe wazibagiwe. Iyi Vipa Smart Start ni application ishobora kuzisimbura. Ukoresheje iyi application rero ushobora gufungura no kufunga imiryango y'imodoka yawe, cyangwa se ukabasha kuba wakwatsa imodoka bitabaye ngombwa ko ukenera urufunguzo cyangwa se gufatanya twa dutsinga bimwe mujye mubona muri filime. Ku mwanya wa 6 nakubwira ko telefone yawe ushobora kugufasha mu kwita ku mwana wawe. Wakwaza uti telefone yakwita ku mwana wanjye gute? Cloud Baby Monitor cyangwa se Baby Cam ni zimwe muri application zishobora kugufasha kumenya uko umwana wawe ameze mu cyumba cye. Izo application rero zikaba zifasha cyane cyane ababyeyi bafite abana b'impinja kumenya niba umwana akangutse mu ijoro hagati, kumenya niba umwana agize ikibazo, zigahita zihamagara nimero y'umubyeyi akamenya ko umwana we akangutse, akabasha kuba yajya kumwonsa cyangwa se kumuha izindi service nyine umwana akenera zo kumwitaho. Ku mwanya wa 5 ndakubwira ko kamera ya telefone yawe ishobora kwifashishwa mu gufata ibipimo. Ushaka kureba ingano y'ikintu runaka, uburebure cyangwa se ubugari, wakoresha application zitandukanye harimo n'iyitwa Ruler App. Urugero, niba ushaka kureba ko intebe cyangwa ameza mu nzu yawe bingana, cyangwa se ushaka kureba ko uruhande rumwe rw'inzu yawe rureshya ariko ukaba udafite metero yo gupima, wakoresha iyi application. Na application rero igufasha nyine byihuse kuba wafata ibipimo kandi bitagira ikosa, kuko biba byakozwe na telefone. Kandi telefone ni nk'imashini, imashini ntabwo zibeshya, nubwo bamwe bavuga ngo imashini ngo nazo haba ubwo zibeshye. Ku mwanya wa 4 rero ndaza kubwira ko ku mwanya wa 4 ndaza kubwira ko kamera ya telefone yawe ushobora kumenya umukono, ibintu ndetse na restaurant. Kugira ngo kamera yawe rero ibashe kumenya ibintu biri imbere yayo, bisaba gushyiramo application zitandukanye bitewe n'ubwoko bwa telefone ufite. Amazon Flow ni application igufasha kumenya igikoresho runaka niba ukigeze ahantu utazi, ikaba yakubwira izina ryaho. Application yitwa Google Lens yo ushobora kuyifashisha mu gusobanura ururimi rw'amahanga. Urugero, ubonye urupapuro rwanditseho ururimi utumva, ishobora kugusemurira ibyanditse kuri urwo rupapuro. Ushobora kubona urupapuro rwanditseho Igishinwa, nyamara wafungura application ya Google Lens wayitungaho kuri urwo rupapuro igahita ibitranslatinga mu rurimi ushaka. Ushobora gusettinga Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili biterwa n'ururimi ushaka ko application yawe ibihinduramo. Ku mwanya wa 3 ndaza kubwira ko telefone yawe ishobora gufata za negative igakuramo amafoto. Negative murazizi ku mafoto ya kera, inyuma bajyaga bomekaho ka negative. Kara ka negative rero ukoresheje telefone yawe ishobora kugukuriramo ifoto igaragara. Rimwe mujya mubona kuri ariya ma video ya Sharilo ya Chaplin Shariro,
uriya mukomedi ufite video z'umukara, ariko hari ubwo ujya kubona ukabona barazihinduye bazigize nkaho ari video z'ubu ngubu. Baba bakoresheje rero iyi application. Kuri ubu biroroshye rero cyane gufata telefone yawe ugafotora ifoto ukayisangiza inshuti zawe mu gihe kitageze no ku munota, ariko kera siko byari bimeze. Iyo gafotozi yafataga ifoto byasabaga ko abanza kwijyana kuri studio photo bakayimuhanagurira, ubundi nyuma y'iminsi mike cyangwa se amezi menshi akaba ari bwo ubasha kubona ya foto yawe. Zimwe muri kamera rero zo muri telefone zigira ikizwi nka negative effect, ni tuma ubasha gufata nyine za negative ubundi ugakuramo amafoto agaragara neza. Kamera ya telefone yawe rero iba idafite iyi negative effect, washyiramo application yitwa Headmat Film Scanner. Tudatinze rero ntagutinzije, ku mwanya wa kabiri ndaza kubwira ko telefone yawe ishobora gusoma barcode. Abatazi barcode ni kode y'ikintu runaka, urugero ku bantu bakoresha exenda bohererezanya amafoto cyangwa se amavideo cyangwa se n'izindi documents, mujya kubona mukabona hari aho utunga kamera yawe muri kode. Ziriya rero ni ubwoko bwa kode, uretse ko barcode yo ni imirongo, ni uburongo bugiye bumanuye kandi butanganya imibyimba. Ni uburyo rero bwo kubika amakuru hifashishijwe imirongo y'umukara ifite umubyimba utandukanye ndetse n'intera hagati y'iyo mirongo ikaba itandukanye. Ubwo buryo bwavumbuye mu mwaka w'1951 bukaba bukoreshwa cyane mu maduka akomeye muri supermarkets kugira ngo uburyo bwo kwishyura bwihutishwa. Barcode zifashishwa kandi mu kumenya amakuru arenzeho ku gikoresho ziriho. Kwa muganga zifashishwa mu kubika amakuru yerekeye umurwayi mu iposita, zigakoreshwa mu kumenya aho ibaruwa cyangwa se umuzigo runaka ugeze mu rugendo. Kugira ngo telefone ibashe gusoma barcodes bisaba kuba warashyizemo application ifite ubushobozi bwo kuyisoma, urugero iyitwa QR cyangwa se barcode scanner. QR and barcode scanner, iyi ni application ushobora gusanga kuri Play Store. Ku mwanya wa mbere nakubwira ko telefone yawe ishobora kwifashishwa mu gupima imikorere y'umutima. Instant health rate na cardio ni application za telefone umuntu ashobora gushyira muri telefone ye maze akabasha gupima umutima we. Icyo ukora ni ugushyira urutoki rwawe imbere ya kamera ya telefone maze izo application zigapima uburyo ibara ry'uruhu rihindagurika bitewe n'uburyo amaraso arimo kugenda mu mubiri. Nyuma y'igihe gito zishobora kukubwira uburyo umutima wawe uri gutera, ukamenya niba ufite ikibazo ukabasha kuba wakwihutira kwa muganga mu gihe bikiri mu maraso mashya. Mukunzi wa Jet TY TV rero reka nkubwire ngo wakoze kubana nanjye. Niba utarakora subscribe wowe uje bwa mbere, ndakubwiye ngo kora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru agezweho ajyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane tugenda tukugezaho. Ndagukunda cyane. RW-KIGALI amahitamo meza.